Abakobwa binjiye mu rukundo bakunze kugirwa inama y'uko bakwiye kugenga amarangamutima yabo ntabarusha imbaraga. Ibi bikaba bibafasha kuba bagira umubano cyangwa urukundo bishimiramo, aho umusore ashyiramo imbaraga ntamuharire uwo mubano ngo abe ari we uwikorera kugeza ku ndunduro. Uko bimeze gutya ariko abakobwa bamwe bavuga yuko bigoye kuba wakwiyumanganya igihe utangiye gukundana n'umusore wiyumvamo ubona wujuje ushaka umusore wumva mwakundana cyangwa mwanabana akaramata. Ibi nubwo bigoye, abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu bavuga yuko bishoboka hifashishijwe ubumenyi butandukanye ndetse strategy ngiye kubagezaho muri iyi nkuru. Nongeye ikaze mwese bahisemo gukurikira Kibeninka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kibeninka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Ni gutarakana kuri subscribe, reka mushishikarize gukora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Kutabasha kuyobora amarangamutima neza bigendana n'ingaruka zinyuranye zirimo kubabara bya hato na hato, guharirwa inshingano mu rukundo. Inshingano izi ngizi ni ugutuma umubano ukomeza kugenda neza, guhangayikira uko ejo hazaza uyu mubano batangiye uzaba uhagaze, ari nabyo bituma bashyiramo imbaraga nyinshi cyane, kugira ubwoba bwo gutakaza uwo bari mu rukundo n'ibindi byinshi. Niba wumva rero ari ngombwa yuko wabasha kugenga amarangamutima yawe ku buryo winjira mu rukundo n'umuntu ntutangire gushyuhaguzwa, utangire kuba ari wowe ukora ibintu byinshi kurusha uwo musore, reka nkubwire ngo uyu munsi naguteguriye icyo nagushishikariza nuko hagumana nanjye kuva kuri uyu munota kugeza ku musozo kugira ngo umenye ibanga wakoresha. Nk'uko amakuru dukesha urubuga WikiHow bigaragaza, icyambere ukwiriye gukora ni ukwicara ugafata akanya ukitekerezaho, ukamenya impamvu ugira ayo marangamutima menshi. Ahangaha hari ibibazo bimwe byagufasha. Icyambere ni ukwibaza uti se kuba ndimo kumererwa gutya ni ukubera uyu muntu mbona ari mwiza cyane ku isura, ni ukubera yuko se mufitiye irari ryinshi, ni ukubera ko se aje mu buzima bwanjye kubera yuko nari mukeneye cyane. Ni iyihe mpamvu nyamukuru? Ahangaha impamvu ari ngombwa yuko wibaza ibibazo ni uko kumenya umuzi w'ikibazo runaka ari byo bitanga igisubizo kirambye. Noneho rero umaze kumenya umuzi w'ikibazo cyawe, umaze kumenya impamvu gutera kuba wakwimariramo umuntu mukimenyana, noneho rero ugiye guhita utangira ukore, ugiye gutangira ushaka ibisubizo, ukora igenamigambi ry'ukuntu ugiye guhangana n'aya marangamutima. Aha rero muri plani yawe rya genamigambi ugiye gukora rizatuma utimariramo wa muntu, ni ugutangira ukishyiramo yuko ugiye kumubona nk'umuntu usanzwe. Yego rwose urabibona ni mwiza, afite uburanga buhebuje, aje unamukeneye mu buzima bwawe, ariko tangira wishyiremo yuko ari umuntu usanzwe, ari umuntu ufite inenge runaka byanze bikunze, yuko mu by'ukuri nta muntu n'umwe uri perfect, nta muntu n'umwe utunganye ku bintu byose. Ashobora kuba agaragara neza inyuma ariko mo imbere hari ibintu bimwe afite bidatunganye. Ishyiremo yuko rero nawe adatunganye uko umureba inyuma. Ahangaha impamvu ukwiye kwishyiramo ko adatunganye ni uko kubona umuntu nk'aho ari igitangaza bishobora gutuma wamubona kugira igikoresho. Warigeze ukundana rwose, warigeze wimariramo umuntu, ibi bintu ndizera yuko hari ahantu wigeze ubibona mu buzima bwawe. Urugero nabaha, umukobwa umwe yakundanye n'umusore, barakundana rwose bishyira kera. Ubwo musore yari arimo yubaka inzu. Umusore ntamaze kubona yuko umukobwa yamwimariyemo, atangiye kumubwira ati rero sheri, ino nzu igomba kuzura vuba, rero kandi dukwiye no kuba twabana vuba vuba, nta mafaranga kugira ngo nanjye nongeranye nayo mfite, ubundi ya nzu yuzure vuba. Umukobwa yarayamuhaye, ya nzu iruzura. Yanze imaze kuzura, umukobwa ntiyamenyeho wa musore yarengeye, umubano wabo wahise urangiriraho. Ibi rero nibyo bikwiye kwereka yuko atari byiza kwimariramo umuntu. Tangira
umubone nk'umuntu ufite inenge byanze bikunze runaka, ahubwo uvuga uti uyu muntu ngiye gutangira mwigeho ndebe niba uko mubona inyuma ari nako ameze ku mutima. Ibintu bizagufasha rwose gutuma amarangamutima yawe aguma ku murongo. Icya gatatu ukwiye gukurikizaho ni ukwandika. Ahangaha rwose ukwiye kuba wibitseho agatabo gatoya aritwo bakunze kwita agenda, ukagenda wandikamo ibijyanye n'ibyiyumviro byawe, niba amarangamutima yawe yazamutse, niba yagabanyutse, ukagenda wiyigaho ukiga ku buryo niba yazamutse ukavuga uti se nihe mpamvu yabiteye, ukagenda wiyigaho. Kandi uretse n'ibyo ngibyo, kwandika bigufasha mu gutuma umererwa neza mu mubiri. Hari igihe nk'amarangamutima azamuka ukaba wenda wagira emosiyo nyinshi, ukarira cyangwa ukumva wuzuye umujinya mwinshi. Abahanga rero bavuga yuko kuba wakwandika ukagira agatabo wandikamo bigufasha kuba umutima wawe watuza ukumva uguwe neza. Ikindi kandi kwandika bigufasha nuko bigufasha gucagura ibitekerezo byawe, warangiza ukagera ku indiba yo kwiyumva, ukisobanukirwa neza, ukamenya uwo uriwe, kandi bikakubakamo umusingi ukomeye wo kuba igihe wahuye na wa muntu wumva wimariyemo utangira kumva yuko nta byacitse, ari umuntu usanzwe udakwiriye kuba wafata nk'ikigirwamana mu buzima bwawe. Icya kane, nk'uko tubikesha abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu bandika ku rubuga psychologytoday.com, emerera umubiri wawe kugira amarangamutima. Ahangaha ushobora gutangira kuvuga uti se nimwemerera kandi watubwiye yuko ari ngombwa yuko tuyarwanya, ahangaha nzayarwanya gute? Ahangaha rero igihari ni uko iyo utangiye kwigira nk'aho nta marangamutima ugira, ugashaka kurwana nayo cyane cyane igihe uri kumwe na wa muntu, utuma agenda yikusanya aba menshi, ukazageza aho ngaho ukabastinga. Nubu hano kubastinga ugaturika nyine ukagera aho ngaho nta kubasha kuyagenga ugifite. Rero ibyiyumvo byose waba uri kwiyumvamo bireke bisohoke. Niba ushaka kurira, niba ushaka guseka, niba ushaka kureba umuntu mu maso, niba ushaka, ahangaha bireke rwose bize, wiyumve nk'uko ukwiriye kwiyumva, ariko uhita uhindura ibitekerezo byawe uvuga uti nubwo merewe gutya ariko ntabwo ibi ngibi ari byo bikwiye kungenga. Utangire noneho wishyiremo akanyabugabo uvuga uti aya marira ntabwo ari agomba kungenga, ibi bineza neza bikabije nabyo ntabwo ari byo bikwiye kungenga, irirari rikabije naryo ntabwo ari ryo rikwiye kungenga, kubera yuko nahawe ubutware. Ibyanditswe byera muri Timoteyo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 haranditse ngo, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Ahangaha rero amarangamutima urayumva arimo arakuzamukamo, ashaka kugira imbata, arashaka gutegeka, ariko ugomba kuzirikana ino jambo yuko nubwo ibintu bimwe na bimwe birimo n'amarangamutima byagerageza gushaka kwishyira hejuru, ntabwo bifite ubutware buri muri wowe. Waba umujinya waba ufite, yaba ari irari ryinshi, yaba ari ibyishimo, yaba ari ukumva ukeneye umuntu hafi yawe ku buryo buhoraho kandi bidashoboka, byose biri mu biganza byawe. Kora uko ushoboye kose ubitsikamire. Icya gatanu rero, muri ubwo buryo bwo kubasha gutsikamira ayo marangamutima, ikindi kintu wakoresha ni ugufata breke y'akanya gato ukaba uhunze ibyo wari urimo. Urugero, niba wari utangiye gutongana n'umuntu, ushobora kumubwira uti ndumva nshaka kujya kwiherera, ukamubwira uti reka nitabe telefone umuntu arampamagaye. Ahangaha kuba wakwikura muri situwasiyo, kuba wakwikura muri cya kintu kirimo gutuma amarangamutima yawe azamuka cyane, byagufasha guhita usubira muri mood isanzwe, ugaturisha ayo marangamutima yawe. Ntibizagutera ipfunwe cyangwa ngo bigutere ubwoba. Iyegiskize rwose akanya gato uvuga uti ndagaruka mu kanya, mbanze njye kwiherera, reka mbanze njye gutora akayaga, ibintu nk'ibyo. Urundi rugero, ushobora kuba uri kumwe n'umukunzi wawe, ukumva rwose mwaganiriye, mwasangiye, ukumva amarangamutima y'irari atangiye kuzamuka. Ahangaha rwose nk'uko mwamuri gutongana, ahangaha naho ni ikindi kibazo gikomeye ukwiye guhangana nacyo. Niba wumva byanze bikunze utiteguye kuba wakora imibonano mpuzabitsina, mubwire yuko ushaka kujya kwiherera, mubwire yuko wumva utari guhumeka neza, wenda ushaka kujya gufata akayaga, mubwire yuko ushaka kujya kwitaba telefone yihutirwa. Ibintu byinshi bitandukanye byatuma wirwanaho ugasubiza ya marangamutima yawe ku murongo. Gusa ahangaha ntabwo ari wowe wifasha gusa, n'uwo nguwo muri kumwe nawe uba uri kumufasha igihe ibipimo byanyu by'amarangamutima byazamukiye rimwe.
Ubundi buryo bwa gatandatu bwagufasha ni ukubwira uwo muntu ufitiye amarangamutima y'umurengera ukamubwira uko wiyumva. Ahangaha rwose ushobora kuvuga uti se nimbimubwira akanseka, nimbimubwira akanca amazi, ibi bintu nzabyifatamo gute? Icyo ukwiye kwitwararikaho gusa ni ugukoresha imvugo nziza, imvugo y'urukundo, imvugo irimo ikinyabupfura, ukamubwira ukuntu wumva umerewe. Ushobora kumubwira uti buriya iyo mbona utanyitayeho cyane bituma numva mpangayitse, iyo mbona umbwira nabi mba numva nshaka kurira cyangwa bintera n'amarira, iyo mbona udashaka yuko duhura numva bimpangayitse nkibaza icyerekezo cy'ahantu tugana. Ibi rwose nuramuka ubimubwiye bizakuruhura, uzabigerageze uzambwira. Icya karindwi wakora, niba waragerageje ibi byose nakubwiye ukabona nta na kimwe kiri kugufasha, ukwiriye kuba wakwegera abahanga mu bijyanye n'imibanire cyangwa abahanga mu bijyanye n'imitekerereze bakakugira inama. Usibye kandi abahanga mu bijyanye n'imibanire, ushobora no kubiganiriza inshuti yawe. Inshuti yawe nayo rwose cyangwa n'umubyeyi wawe ni abantu bagufasha nabo kuba wabasha kugarura imbaraga zawe mu kugenga amarangamutima yawe. Igihe wababwije ukuri, inama bakugira hari umumaro byanze bikunze zakugirira. Iyindi nama ya 8 ni ugushaka ibintu uhugiramo. Niba muri cya gihe nakubwiye cyo kwigenzura, cyo kwitekerezaho warasonze, igihe ugira amarangamutima arenze urugero, ari igihe wicaye nta kintu na kimwe uri gukora cyangwa wenda uryamye, ukwiriye ko wabikemuza, kuba washaka ibintu uhugiramo. Biroroshye cyane rwose kuba watwarwa n'amarangamutima igihe ubwonko bwawe nta kindi kintu buhugiyeho. Niyo kaba atari akazi ko kukwinjiriza amafaranga, ushobora no kuba uri mu rugo ukavuga uti ubwo ntangiye kumutekereza cyane, reka nshaka ikintu nkora. Ukahita utangira gutunganya ibidatunganyije, ugatangira ukajya guteka, niba waba ufite umukozi ugatangira ugakora siporo, ugatangira ukareba filime ukunda, ukumva indirimbo ukunda, ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo rwose ari ngombwa yuko wemerera umubiri wawe kugumya kumutekereza kandi hari ibintu byinshi byamuguhoza. Tugana ku musozo, ndakeka izi nama 8 nkubwiye zatanzwe n'abahanga hari icyo ziri bugufashe mu rugendo rwawe rwo kugira urukundo, kugira imibanire ikuzanira umunezero mu buzima, ikuzanira gutuza ndetse kugubwa neza, ukabasha kumva uguwe neza. Rero niba uwo muntu mukundana ubona ahora gutera aya marangamutima mabi, nubwo ubasha guhangana nayo ukayatsinda, ntabwo ukwiye guhora muri urwo rugamba. Ukwiye gufata akanya ugatekereza niba ari wo mubano wifuza mu buzima bwawe, wakumva niba atari wo wifuza, ugafata icyemezo kigana heza. Abahanga baravuga ngo burya iherezo burya riba ari n'intangiriro iganisha mu buzima bushyashya. Ubuzima bushyashya rero bushobora kuzakubera bwiza cyangwa bukakubera bubi bitewe n'amasomo wakuye mu buzima bwabanje.